Mbega umwuka wari umeze gute aho ngaho muri biro ya Karongi? ntabwo umwuka wari mwiza. Tuvuge ntabwo ko wari mwiza. Ntabwo wari mwiza. Ni ibintu nakunze kugenda nandika kuri stati zanjye z'imbuga nkoranyambaga, kuri Twitter zanjye, ari ibintu nandika kenshi cyane ku buryo nshimira n'ubuyobozi nimba barabibonye kuba barabihaye agaciro bakabyinjiramo. mu kanya gato hamaze gusohoka urutonde rw'abayobozi bamwe na bamwe mu karere ka Karongi beguye ku mpamvu zabo bwite, barangajwe imbere n'umuyobozi w'akarere ka Karongi Mukase Valentine ndetse na vice meya ushinzwe ubukungu Niragire Theophile, hakazamo na presidente w'inama njyanama, hari n'abakozi birukanywe. Iyi hatiki ibi bintu n'ubundi byatewe n'iki? Nk'uko mwabyumvise nibyo koko hari abayobozi birukanywe. Ntabwo ko birukanywe ku myanya yabo. Bamaze kwirukanwa ku myanya yabo, hari impamvu zikomeye zituma birukanwa koko, zari zimaze iminsi zinugwanugwa, ngira ngo ntawe utari ubizi, nta n'utabyumvaga. Nta kidasanzwe rero, nta kidasanzwe. Ni ibintu byari bihari bizwi, ngira ngo nkatwe nk'abanyamakuru twari dusanzwe tubizi. Nimba ibyo bintu atari ibanga, ni ibiki bituma komite yose, hafi komite nyobozi iseswa cyangwa abayobozi bandika ko beguye ku mpamvu zabo bwite, Fede ndetse na vice meya ndetse na presidente w'inama njyanama? Ngira ngo ukosore neza, ntago Fede yeguye ku mwanya we bwite, nta n'ubwo mwanya we bwite. Icyizere bagitesherezwe n'inama njyanama. Abajyanama bateranye bavuga yuko batabafitiye icyizere. Ibyo si igitangaza rero. N'inyamasheke byarabaye, Mukamasabo nawe bamutakarije icyizere. Bamutakarije icyizere Apoloni. Bashingiye kuki rero? Wowe nk'umunyamakuru ubona bashingiye kuki? Mbe nakunze kuvuga hari hashize iminsi hari ubwumvikane bukeya hagati na meya ndetse na presidente w'inama njyanama. Nkakunda kubishingira kwa kundi uvuga ngo nakayobora n'uruti nakayobora, twarabanye nizotanye. Rero ntabwo bumvikanaga ku buryo hari pariti mu nama njyanama, imwe iri kuri meya, indi iri kuri presidente w'inama njyanama. Ugasanga inama njyanama yashyitsemo ibice, ugasanga n'abatekinisiye bafite umwe washyigikiye, gutyo. Ugasanga ni ibintu bidateza imbere akarere muri rusange. Kuko njyanama iyobowe na presidente cyangwa perezida, nicyo tureba mu nama njyanama. Birakwiye yuko presidente w'inama njyanama cyangwa perezida w'inama njyanama agira ijambo rirenze irya meya kuko aramuyobora. Ariko siko bimeze, siko formule yacu iteye. Ntabwo ushobora kuyobora umuntu uhembwa amafaranga menshi kurusha yawe. Nizo ntambara zabayemo. Hari abakomozaga bakavuga bati n'ibintu by'amoko byari bihari aho ngaho. Byari bihari birenze kimwe, ngira ngo na HR w'akarere ari muri nizampe kubera icyo kintu. Mbega umwuka wari umeze gute aho ngaho muri biro ya Karongi? Ntabwo umwuka wari mwiza. Tuvuge ko ntabwo wari mwiza. Ntabwo wari mwiza. Ni ibintu nakunze kugenda nandika kuri stati zanjye z'imbuga nkoranyambaga, kuri Twitter zanjye, ari ibintu nandika kenshi cyane ku buryo nshimira n'ubuyobozi nimba barabibonye kuba barabihaye agaciro bakabyinjiramo. Ibyo bintu nk'urugero ni ibi? Harimo ibintu by'abantu bafunguwe batigeze bemera icyaha, baje bagatoteza abo basanze. Ibyo bintu bigira icyo bikorwaho kugeza ubwo hagaragaye kese y'umuntu wacitse ku icumu mu murenge wa Murundi, warinze atanga ikirego kugeza ubwo yishwe. Tuvuge ko umwuka mubi Karongi urangiye, akarere kagiye gutera imbere? Ntabwo ariko twabivuga. Koko baravuga ngo mu Kinyarwanda ngo umwera uturutse ibukurukira hose. Nimba mu bayobozi birimo no mu baturage birimo. Hakorwa iki rero kugira ngo akarere gatere?
ntago nibanda ku cyakorwa kuko nizera neza yuko Minisitiri Minubumwe amaze iminsi atembereye Karongi abizi neza ikibazo gihari niwe ufite inshingano zo kugikemura nk'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yamuregeje izo nshingano. Mu turere dutanu muri manda y'imyaka 5 twose abayobozi bamwe na bamwe bayoboye akarere bajya bavaho aba vice mayor reka tuziyamashe irusizi byarabaye vice mayor aragenda n'abajyanama bagera kuri 5 Nyamasheke mayor yaragiye Karongi mayor aragenda none na mayor arongera aragiye wundi nta n'umwaka ushize Rutsiro naho nuko komite yarasheshwe Rubavu naho nuko ahantu hasigaye ni Nyabihu ndetse na Ngororero kuba nibi intara y'Uburengerazuba ifite ikibazo cy'amoko nicyo kiri kubitera bivuze yuko Minubumwe ifite akazi gakomeye muri ino ntara ntago ari ibintu byo guhisha ntago ari ibintu byo kwishyira ni ibintu usanga buri wese yifite mu mutwe we. Nk'umunyamakuru wo mu ntara y'Uburengerazuba ibi ngibi ntago biba byadindiza iterambere ry'intara cyane ko ari biradindiza iterambere ry'intara ku buryo bukomeye biradindiza iterambere ry'intara biradindiza n'intara y'ubukerarugendo biraridindiza cyane ku buryo usanga buri muntu wese yaje mu karere nk'umuhashyi kurusha uko aza nk'umukozi uje gukorera abaturage. Ibi birakomoka ku cyo bita vetting kuvuga ngo birakwiye ko hajyaho umuyobozi abaturage bitoreye babonamo ubushobozi babonamo n'icyizere. Hari abari kuvuga bati ubucuruzi i Rwanda iratangiye hari abavuga bati ubu ngubu ubwo abayobozi batangiye kwegura Karongi bishobora gusatira ahandi bigasatira n'ahandi bimwe bajya bita ngo ubucuruzi nimba ariko bimeze n'ahandi birashoboka gusa case study mfite nyifite Karongi. Umuyobozi uzazi Karongi nka case study hafite azitwara se cyangwa umuyobozi Karongi akeneye n'umuyobozi umeze gute byaterwa n'uwo ari we tuvuye mayor na vice mayor bombi Fed byanze bikunze mayor na vice mayor Fed agiye kubwanye ko mu mboni yanjye mbona nk'Ikarongi vice mayor niko genda ibona ntangoboka nk'umuntu wagishinze ibintu byaho mbona vice mayor soke wasigaye kuba full mayor bihagije hanyuma agashaka abamwungirije. Ikindi vice mayor economic uje akaba ari umutekinisiye kurusha uko ari umuyobozi. Aba bakozi birukanwe se bo bazize iki? Abakozi bagera ku 10 birukanwe bo bazize iki? Harimo ruswa n'ikimenyane. Gute? Nk'umuvane stop center ngira ngo nimba waraje mu nama y'ubumwe n'ubudaheranwa wabashije kubona ibyavugiwemo nimba waraje mu nama y'abavuga ari kumvikana wabashije kumva ibyavugiwemo ni ibintu byose byagaragazaga ishusho y'akarere ka Karongi ku buryo kandi bukomeye kandi ku buryo butabuzwe n'abashinzwe akarere ka Karongi. Yego. Kandi ibyo byose bari babizi nta n'umwe yigeze bigaragaza. Ubu rero twitege iki kuri Karongi twavuga ko isigaranye abayobozi barwa muri rusange? Twakwitega impinduka reka mvuge gutya twakwitega impinduka zidasanzwe zishobora kuba nziza cyangwa mbi. Hashobora kuza umuyobozi agahutiraho gusa hakeneye umuyobozi uhuza inzego ku buryo nibura buri wese atanga igitekerezo cy'uko yumva ibintu byagenda. Hari abadatinda no kuvuga bati n'itangazamakuru nka Catherine Pouvoir naryo rirahezwa Karongi ku buryo n'abahageze batamenya ibyahabereye bikazatutumba abantu bakamera nk'abikanze mu kirunga gito. Ni ryo kosa rikomeye n'ubuyobozi yakoze yo kwima ijambo itangazamakuru. Itangazamakuru barifashe nk'umwanzi
kurusha uko babifata nk'umufatanyabikorwa. yego. Kandi ibyo byose bigira ingaruka, nubwo batuniga kuvuga bakatwima n'ibyo tuvuga, ariko ibyo tuvuga biba bihari, babivugaho batabivugaho, byanze bikunze turabivuga. ubu Karongi n'ubuzima bwaho urabuzi neza, abanyakarongi babwiye iki? Icyo nabwira abanyakarongi ni uko nta gikuba cyacitse. None aha ngaho umuyobozi ashobora kunanirwa akagenda, ejo hakaza undi akabishobora, ibyo byose birashoboka. Kimwe nuko batajya aho ngaho ngo babe mama wararaye, birashoboka ko n'uwaza yatera ikirenge mu cyugiye. Gusa icyo nabasaba ni kimwe, ni ukudahisha amarangamutima yabo. Nimba ntacyo wongeraho nagushimira. Murakoze cyane. Gusa icyo nabasaba nk'abanyamakuru bagenzi banjye nuko buri kimwe cyose kibera i Karongi twagira uruhare rwo kukivuga. Urumva ahantu nkoreye imyaka 12 nabaye umuturage waho, n'ahantu nkunda, ku buryo ntakwishimira inkuru mbi yahavugwa. Niyo mpamvu rero ngira nti byanze bikunze reka tugerageze dushyire hamwe, niba dufasha natwe tubafashe. Yego, urakoze cyane, ndagushimiye Sylvain.